nago rushoboka icyo cyo yuwera ki icyo cyo kibagirwe reka nkuvugeho wowe twigeze gukozanyaho rimwe njyewe se kuri Twitter uri kumva kuri Twitter and ibyo wavuze bimwe byari true n'urugero Niki yajina aje mu bya bindi byo gutabara yego Medi yagize ibyago yabonanye n'umwana naranakubwiye nti n'amafoto ndayaguha sibyo cyo cyo narakikubwiye nabikoze kugira ngo ndi umubyeyi nza agaciro ko k'umwana yamenya se niyo yaba se yarabaye nka babandi Jori yavuze umuvandimwe wacu Jori ntago ndi bisubiremo mukotinga akajambo ka Jori ntimukotinga kanjye niwe wabivuze sinjye and then ndavuga nti at the end of the day umwana atazakura akavuga ati papa nyuma y'imyaka 10 n'ingahe yaje Kigali mama yanga ko tubonana Liki ansaba kubonana n'umwana ndamumuha amafoto arahari koko ibyo bakubwiye nibyo sinzi ibyo bakubwiye uko bingana ariko nibyo kandi nawe icyo gihe narakubwiye ni ndayaguha but usibye ifoto nta kindi kinakorera umwana uri kubona aramwemera ko ari papa we amwemera ryari uretse gato nkubwira akantu oya kumwemera mu magambo kuba nakwemera ko Paccy n'umwana wanjye aramwemera amwemereye umunsi ejo ntamwemera okay that's it kuko wemera umwana ufata inshingano z'ububyeyi sibyo Lucky uziko ibintu Liki akora biruta arutwa na wa mugabo uvuga ati umva nkubwire rero ndemera umwana ariko nukuri nta bushobozi mfite bwo kugira ikintu mugufashaho Paccy bizarangira gute ko umwana ashobora kuzaba victim nje nta nubwo nshaka kubuza umwana kubonana na se icyo nanga ko umwana yazaterwa ibikomere na se nk'ibyo nagize ntabyo afite ubu no rero reka nkwereke rero impamvu nta blaming Yago niba umuntu adafite umutima ku mwana we Yago uzarira Yago azarira that is too much yeah that's too much hari ibintu byinshi biba biri hidden hari ibintu byinshi ntavuga but I'm done with it I'm done ibyo bintu nabanye nabyo imyaka 10 n'ingahe mvuze story yanjye na Liki twafata season ebyiri buri episode ifite nk'iminota nka 30 kandi buri season ifite episode 12 mbese episode 24 nizo zishobora kurangiza history y'ibyabaye hagati yanjye na Liki mu myaka yose ese umwana nta kibazo afite uretse gato mbanze nkubwire iby'uwo munsi kwanza yasabye umwana ndambwa ntoke yazanye na Medi mu rugo ndabyibuka Medaraza arahamusiga na Medaraza arinjira abona umwana vraiment umwana yarakuze bla Medari komereza rikaguma aho ngaho rwose pe burange ndi umuntu uri hambo cyane ndi umuntu witonze ariko buriya iyo narekuye ndarekura nkanarekura no ku muntu muziranye ikintu cyose kiri connected nawe nyita hanze uri kumva icyo gihe yaraje afata umwana hari n'abandi bana b'abakazini ngo ajye gukora shopping icyo gihe mba shoferi rwose ndabajyana sawa city na Ragarete ndumva ndibuka ko Liki yambwiye ngo waje ugasohoka tukajya ndambwa nti ngewe Paccy reka hatagira n'ubona ndi kumwe nawe niko dira ubwo ngaho ngaho zari zigeze mujye mu byanyu ni gahunda zawe n'umwana mugende baragenda arahaha yewe Liki arazahara nateka arashyuha urumva nyine nk'umubyeyi ubonye umwana at least ndavuga nti umwana azakipinge memory nziza atazakura yumva za nkuru zose nubwo Liki yazisibishije yarazisibishije zose za nkuru zose zavugaga ko yihakanye umwana agize gute yarazisibishije on internet ntaziriho ariko ntushobora kubura ahantu ziri ntabwo ushobora kubura ahantu sibyo niyo manipulation afite ku bantu bamwe na bamwe batamuzi kandi muzi ko ari mwiza and then icyo gihe birangiye umwana araza iryo joro barabona nagira gute umunsi ukurikiyeho aransaba ndamudropinga aha yabaga ndumva nandi kumwe na manager ndanamudropinga ninjoro icyo gihe ninjoro umunsi ukurikiyeho araza aransaba ngo ampaye umwana tugatemberana abana sasa uyu mujama simuzi ntago muzi niba umaze imyaka 12 utahura n'umuntu simuzi wenda yabaye igisambo wenda yabaye umujura wenda yabaye iki
I don't know. I don't trust anyone ku mwana keretse wakuranye nawe, uwabanye nawe. So story ni ndende Paccy ntago twayivamo ndashaka kukubwira akantu. Icyo wifuza kuri ku mwana na se ni iki? Buretse gatoza reka ni ibintu bya click wowe. Buretse gato nkubwira akantu k'iminota 2 yonyine ibiri gusa ndahita narekera iyo story ya Rick. It's fine. And then ikirenzeho byose naramumuhaye ariko ndamusinyisha urupapuro, wowe Mbabazi unjyaniye umwana uramugarura saa 12, umwana ndagera hano saa 12 mbuze umwana. Urambwira aho ari, kandi ikindi ntutegetswe kumujyana iwanyu kuko iwanyu ntabo nabonye iwacu baje kureba umwana. You know? Okay, birabaye. And then aramuzana. Icyo gihe nandikira Rick ndambwira nti sasa rero ngewe nta mubano wundi mfitanye nawe, umwana ni mukuru, muri vacances afite telefone, ujye uvugana nawe, n'ubu ukeneye no kohereza school fees ureke gucisha iwanjye, wicishe kuri manager ko tuba turi kumwe umunsi ku munsi, na mama ntawe uharaba hanze, ujye kominikana na manager ibintu bijyanye n'umwana. Ngewe nta communication yindi. Usikintu yakoze nyuma yo kumva ko nta communication yahise block umwana we kuri telefone. Icyo nicyo nagira ngo nsorezeho. Rero ibyo bintu byose that was too much. Narebye ibintu yagwarimo, yazanye bouncer, Rick yari ameze nka bounce nyuma